biri kwanga gushinga gutyo duhita nshinga Step Up TV show nyine ikorera kuri YouTube. Turakuntu twafasha Imana ariko nyine urumva n'ibikoresho n'ibiki n'undi bisa nkaho byanga, ahubwo nyine umuntu secteur yayisangagamo n'undi nyine nabaga no muri Media Club ku ishuri. Nkurikije ukuntu wambaye bigaragara nkaho ufite Imana idasanzwe. Ufite Imana, uri umuraperi. Arira bwarimwe unyemerere kugaruka mu rugo, ngarutse mbabaye nindutse n'umutima unyotewe ijambo ryawe. Nyine ubundi njyewe natangiye ndi umu DJ nyine banyita DJ End, ariko nyine kubera ahantu umuntu avuka nyine mvuka mu Gakenke mbona biri kwanga tu, noneho nyine biri kwanga gushinga gutyo duhita nshinga Step Up TV show nyine ikorera kuri YouTube. Turakuntu twafasha Imana ariko nyine urumva n'ibikoresho n'ibiki n'undi bisa nkaho byanga, ahubwo nyine umuntu secteur yayisangagamo n'undi nyine nabaga no muri Media Club ku ishuri. Ugiye kuduha introduction y'iyi audition yacu, noneho twakirira umuhanzi nyine si ngombwa ngo aririmbe, rero tumutwakirira twumve nyine kumuzajya kubakira umuntu wacu igira wakire wenda uyu nguyu ya duhanuza ko yari imeze n'iki n'iki. Reka nizere ko umeze neza wowe udukurikirana umunsi kundi kuri udukurikirana hano kuri Step Up TV show. Nkuko mpora mbikubwira, energy never die, nimba ukora always uzatsinda. Okay, reka muhe ikaze hano turi kuri Compact People Minister. Iyo yumvishe nta kindi wumva usibye music, talent and purpose. Nta kindi nakubwira, turi hano aho turi kugaragariza impano n'abanyempano benshi cyane twari turi kumwe nabo uyu munsi. Reka twakire umunyempano umwe, mwebwe mumwita umwandaground, isi imwita umwandaground, ariko kuri twebwe nk'abareba impano tumwita udasanzwe. Reka tumuhe ikaze hano kuri Compact People Minister. Salama boy, umeze ute? Watangira wibwira abadukurikiye, wamara kwibwira abadukurikiye ukatubwira mbese nyine ni gute uri kubona hano, bimeze gute nyine kwa wisanze aha? Amazina ya Sengeja aho umuka nyine ndakwabona na byose nyine kwa introduction ivuge uko wa uri umuka mu kagari ka Kagugu. Then bano bantu n'abanyamahirwe basabe baradufashije kuzamura impano zacu kubisanda bakiremera. Okay, byagenze ute kugira ngo nyine umuntu ungana nkawe bigaragara ko ukiri umwana uyumve ko wabamo umuraperi mwiza? Ni ibintu bisaba igihe nyine kugira bikuzemo, urebeye ku bandi bitewe n'ibyo ukunda. Nakunze kubikora nakunze ababikora, nanjye numva nanjye nsanga bindimo, numva nabikomeza nyine. Okay, kadusoza ikiganiro. Okay, reka mushimire kuri wowe udukurikirana hano kuri Step Up TV show. Nkuko duhora tubivuga, inyoni group uyu munsi yavutse n'amababa. Twari kumwe n'umunyempano udasanzwe, yatubwiye byinshi, wabonye byinshi. Nimba wamukunze wamukurikirana ku mbuga ze, natwe komeza dukurikirane ku mbuga zacu ni Step Up TV show aho ugeze hose. Ikindi nakubwira, komeza ukurikirane ku mbuga nkoranyambaga bayita Compact Ministry, niyo ifasha abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Rise and shine, mureke dukure. Step Up TV show. Dukomeje kugirira ibihe byiza abantu turi kwitabiriye People Ministry Talent Audition ya 2026. Twari turi kumwe n'abanyempano benshi batandukanye, ariko nje nk'ibisanzwe ni DJ Shapusa Dumata Vibe. Ngiye kwakira umwe mu bitabiriye iyi Talent Audition ya 2026 atubwire mbese ni Talent Audition ya kangahajemo, mbese byari byifashite. Twakwakira my brother. Welcome, urakaza neza hano. Wageze hano ubundi umenya amakuru ko uzaza hano, wari wayakuye n'ubwa mbere uje hano? Wakoresheje imbuga noneho ibwira abagukurikiye uhita ugaragaza n'impamvu wagakwiye kuba uri hano. Nitwa Felicien Nzayishima, mwankurikira ku mbuga zanjye. Impamvu nagakwiye kuba ndi hano reka nibereke. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu,
ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilike. Ananipenda leo kuliko mbabarira bwa rimwe, unyemerere kugaruka mu rugo, ngarutse mbabaye nindutse n'umutima unyotewe ijambo ryawe. Okay, ndabibona ko wari ukwiye kuba uri hano, wasobanukiwe talent audition ikora ute, mbese bizaba bimeze ute igihe uzaba uri umwe mu babaye nomine, mbese n'iki nyine wewe wumva amamutima yawe kuri hano. Murakoze cyane. Hari ijambo rimwe nabonyemo hano rivuga ngo glorify God. Iriya ryonyine rirahagije kugira ngo twese tube umwe, cyangwa wese abe tube bamwe nyine mu bakwiye guha Imana icyubahiro, sibyo? Dushyire hamwe icyoro cy'Imana gishyirwe hejuru, buri wese mu ruhande rwe abigira ibye. Next time n'undi yazaza hano. Murakoze cyane. Okay, reka noneho twakire umujene nawe atwakire. Ukurikiyeho welcome my brother. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us.